abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Macho TV Show, aho mudukurikiranira hose ku mirongo yacu, turabasuhuje tubifuza kumeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ahangaha nk'uko mubibona ni muri ka gace ka Muheto. Icyo nababwira cyo nuko isoko ryaremye, cyaka kugira ngo twereke isi yose uburyo isoko rya Muheto ryaremye. Icyo bita FDLR, icyo bita Wazalendo, babakoshari bakorana na Felix Antoine Gisegeti, Intare za Saramwe zabashije kubanetraliza. Ubu ngubu isoko rimeze neza. Mfite umutumirwa ahangaha muramubona, ariko mbere yuko inza kuganira n'umutumirwa, ndashaka kugira ngo manze nabereka uburyo isoko rimeze. Ibi ngiri ni isoko ryose rya Muheto, muraribona. Iriya mureba hejuru ari Intusi, ni ya misozi ya za Kibugu. Ahangaho nababwiraga, utunze hano hakurya aho mureba ni handi kwa General Mayanga wa Kishupa, ya nterahamwe ikorana na FRDC n'ubundi. Iyi ngiyo abantu barayizi niho Colonel Nsabimana yakoreye ibiganira n'abaturage. Hakurya nk'uko muhabona ni ya misozi n'ubundi za Gatovu, za Kiringo n'ubundi, ubona ko ari imisozi ihanamiye umujyi wa Muheto. Ndashaka kugira ngo inze kuganira n'umwe mu baturage baturiye centre n'ubundi ya Muheto, baze kutubwira ibijyanye n'umutekano. Ndabona ari n'umumama uvuye gutasha ufite udukwi, muramubona. Aba bose baracuruza imyenda, murayibona. Aya ngaya ni yindi bita ngo ni amateke y'Imasisi. Yano mateke yitwa ngo iki? Yano mateke yitwa Misingimo. Yano mateke yitwa ni amanyanga. Amasidiri dariye? Aya niyo bita amasidiri nda. Aya ngaya ni ayahe? Yego, ubona ko isoko rwose hirya abana baze hakozwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibirayi birahari, ingibi ibirayi nangahe? Ibirayi n'ijana. Ubona ko n'izi bodaboda birahari, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubona ko abaturage n'ubundi bishimye ku mutekano Intare za Saramwe zabashije kugarura ahangaha. Ndashaka no kugira ngo nze kuganira na wa muvandimwe, ubundi aduhereze situation sécuritaire uko byitwaye ahangaha muri centre ya Muheto, hano muri Bashari Kaembe. Muraho neza? Bashima Imana. Yego, nashaka kugira ngo mwibwire abakunzi bacu, abakunzi bakurikirana Clever Bemba, abakunzi bakurikirana Macho TV Show, abakunzi bakurikirana Intare Official, utubwire wenda amazina yawe, noneho tuze kuganira ikiganiro gisesuye. Ku mazina ni James Ntagisigaye Rutazihana. Yego, ndi ancien préfet wa FTC Bartazare Nyamitaba. Kuri ubu akazi karashize biturukanye nuko nakoreraga ikigo kiri prive, unibereye ngo mu giturage. Yego, noneho ngewe ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku kibazo cy'umutekano. Hamaze iminsi itari mikeya bigize kabiri Interahamwe, FRDC, abitwa bapanishi, ibizarendo byose bya bindi by'abajura bose bari kuza kugaba ibitero ahangaha muri Muheto. Turashaka kugira ngo uda situation uko byagenze ku ituru ya mbere, ku ituru ya kabiri, uza kutubwira nuko bimeze muno. Ku ituru ya mbere byagenze gute? Baje ryari? Bagiye ute? Uko udusobanurire kwa UF. Murakoze kuduha ijambo. Yego, bariya ni abantu tumaze kubona abantu bajya baza bafite inyungu zabo nyine bwite. Yego, kuko n'abagendajoro bajya bariyo hasi birukanwe na M23, babanje kutuyobora muno. Nta mbaraga twari dufite zo kubakuramo, haza imbaraga za M23 zirabakubita zibegeza kure. Iyo bageze kubera imibereho mibi niko tubibara twebwe, yabadeborde nyine
bagaca ku mpande. Ndashaka kugira ngo turase ku ntego. Yego. Ituru ya mbere bakiza muno baje ute? Baje nijoro ngasanga. Baje nijoro yari mu masaha ya saa 12 za hano ku isaha y'iwacu Muheto. Yego, saa 12 za mu gitondo za nimugoroba. Saa 12:45. Saa moya zari zigeze z'ijoro kugera binjira muri centre barasagura amasasi. Yego, ubwo bahita binjira muri centre baribye abaturage ubona aha ngaha bose ni abatemwe. Yego, za kioske bano bacuruzi barababomoreye batwaye ibishoboka byose barijyanira hasi. Yego, bamwe y'Imana ingabo za M23 zeze ziza mu gitondo ziradutabara ikibazo kirarangiye. Yego, bariruka basubira iyo hasi bahoze. Napfu zabonetse ahangaha? Habonetse mwinshi. Yego, habonetse mwinshi. Abaturage barashwe, nta n'umusirikare wa M23 wigeze uraswamo, ahubwo inzirakarengane z'abaturage nizo zahaguye. Yego, icyo gitero kimaze gusubizwa inyuma na M23 byaje kugenda gute kuri M23? Yaje kure yajisa gute? Byaje kugenda ute? Haje kubonekaho umusaza wagize anga duhereza yitwa nde uwo musaza? Tugiye ko ari Colonel Nsabimana. Colonel Nsabimana Samuel. Sako ihumure rije. Yego, abaturage bose barishima kabisa, twaracuriye. Yego, hanyuma mu gacu gakeya niho ejo mutena kuwa mbere, no munsi turi kwa kane kuwa mbere, ejo kuwa mbere ihama bandi yongere kugaruka. Yego, batubwira ko bita Panish ari wari waje. Yego, ariko Panish ndashaka kugira ngo bwira abantu ako Panish ni akantu kameze ute? Panish ni umwana uvuka hano hakurya ikibugu, turamuzi. Avuka hano hariya amabereke buriya misozi niho bita za Kibugu, akwaburegeye nahangaha aho hakurya, hano hakurya nahangaha Kibugu yakwaburegeye. Yego, Panish amaze kuza, Panish yarambutse aturutse mu hakurya witigar cyazo, avuye mu mashamba y'angwa y'igar cyazo, aza mu buryo butunguranye. Hari ku munsi wa Salongo ingabo zigayidinga hano kwa muzehe chef de centre Gashema zari zagiye kuri Salongo. Yego, ugahita yinjira muri centre gutyo, yaribye ugeze hari hepfo hari benshi hano yabomoreye, ajyana ibyo yashakaga byose. mu bintu yaba yajyanye nk'ibiki wenda tugereranyije? Yajyanye ibiki? Ni ibyo kurya? Yajyanye amatelefone? Yajyanye imyenda? Yajyanye ibiki? Reka ntabwo wagombye kujyana ibyo kurya kuko iyo yajya ni kure, ahubwo yajyanye ibintu byamuhesha amafaranga nk'amatelefone. Yego, amaradiyo, za pano. Yego, abantu gutambuka mu biyosike hariya asaba amafaranga iyo bagurishe, buri muntu ati mpereza amafaranga wagurishije. Bongera asubiza aho yanyuze ko yarazi yuko abasirikare bose bari bagiye ku muganda. None yavuye muno yirukanywe, niwe wayivanye, byaje kugenda gute? Ikibazo yatugaragarije ko koko nta kigenda cye. Yego, yaraje mu buryo butunguranye, hanyuma ingabo zikimara kuva Nyamitaba zivuye Gahanga, Panish nta minota yakoze muno miremire. Abose n'abaturage n'abatemu barabizi, iminota yamaze muno barayizi, ni mike cyane yese yiruka. None uwo Panish yari afite abarwanyi bari bangana ute? Uwo muginga yari afite abarwanyi bari bangana ute wenda mugereranyije na nkuko mwabibonye? Tugereranyije abinjiye muno ntabwo barabenze 10 nuko gusa yakoze ako kantu kukamenyereye umugono, ariko nta barwanyi benshi yari afite. Yego, aho birumvikana ko n'abarwanyi benshi yari afite, bafite inzara, bafite n'umusonzo, ariko uriya Panish yari ripotinze yaza kongera gusubirayo. Reka tubireke, ariko icyo nzi cyo ntabwo ari bumara amezi 2 akiriho. Ndabizi rwose ntabwo biri bumara amezi 2 akiriho. Wenda ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 ubu ngubu ziri nahe kugira ngo wenda mu bice yagiye aturukamo wenda tumenye ngo
yagiye azikikira gute? Watubwira wenda ibice amadifensi arimo kugira ngo tumenye wenda no muri ibyo bice yagiye aturukamo, wenda baturuka iyo za Gise niko numva, za Butsindo, maze muri fosi za Kagiri. Yego. Abana na Kagiri. Yego. Kagiri nawe ni umujura, afite abana bitwa ba Gikove, abana bitwa ba Iratuzi. Utwo twana twose ni utujura, tujya kwiba n'ingutiya n'amakariso ya ba nyina. Ibyo bintu ni ibintu bizwi, ni museke. None se barabisiga? Barabisiga. Sibabitwara. Yego, mujya muvuga mwumva mwa abaturage mwe nimutinye, sibabitwara. Ntabwo babitwara. None se iyo babitwaye mwebwe mwajya mufata n'amabuye mukabatera? Yego, ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo uwo panishi, urumva? Yego. Ahantu hari defense wenda za 23 muri kino gice nihe? Twari dusanzwe dufite icyo kibazo kuko abamwe babaganishije hasi bakimara kubarasa bava muno barabarepushe bagaruye hasi za Gitobo. Yego. Gitobo rero ari ibirometero byinshi ntapfa kushobora kubara. Yego. Ni kure. Yego. Ariko hasi ku mazi, yego, kuri umugezi bita Rushoga ari yoso, tama defense ya M23 yararimo. Yego. Ubwo rero byatumaga babona ukuntu binjira muno kuko n'ama defense yararimo. Yego. Ariko kuri ari defense ni hehe wenda wagereranya niba ari za Miyanja, nuvuga ngo Miyanja ari defense za Gahanga. Wenda muri kino gice, iki gice murebe kino gice ntuzemo kamera. Iki gice ni hehe harimo defense warekera muri iki gice? Muri iki gice utuzemo kamera no hejuru gakeya niho biti Gahanga. Yego. Aho Gahanga hariyo defense ifatika niba nayegera kuko nta bushobozi bafite. Yego. Bitewe n'ibyo tubona. Yego. Wakwinjiramo inyuma Miyanja hariyo za defense. Yego. Injira Ruhinja hariyo defense. Yego. Bakaba inyuma aho bita Igitobo. Igitobo niho baba. Yego. Hanyuma rero baprofita iyo nzira y'amazi ya Rushoga bagacamo hasi soro y'amakuru tujye twakira nk'abaturage, bakinjira mu centre gutyo ya Muheto bakaza kwitarakasa. Ariko hano hantu ngewe ntabwo mizeye umutekano waho kuko hari n'abantu bandeba nkahita mbabonamo isura ya Wazalendo, kuko ikintu kigaragara cyane nuko hano harimo Wazalendo benshi. Hano muri Muheto umutekano waho ngiye gufata ko wenda Kamarade Gashema chef de centre aragerageza kumetiriza, ariko yukurikiranye ahangaha harimo Wazalendo benshi, aribo batanga amakuru bakabanga abantu bagiye kuri Sarongo. Eske ibyo bintu ntabwo mubibona ahangaha koko? Tuvuze ku ruhande rumwe ni ukuri kuko hari abagabo bandebye isura zabo mpita nzibonamo za Wazalendo. Reka ntuge kamera ahantu muraza kubibona abo bantu rwose. Nababonye, ariko bariya abantu ndashaka kugira ngo abantu ba hano muri Muheto nibo batanga amakuru, nibo bagambana ibi ngibi kugira ngo bicike. Bizacika ute? Kuko hari abantu benshi bafite base wabo, ba nyina wabo, babyara babo, bande abagabo babo, bashiki babo bari muri Wazalendo muri zirangegera. Abo ngabo sibo baba batanga amakuru. Bivuze ni ukuri kuko ntabwo byumvikana ko umuntu yava hasi iyo ngiyo nakubwiye za Gitobo. Yes, reka dukomeze n'ubundi ndamya ko mikoro iriho. Wari ugikomeza utubwira aba bantu ntabwo bafite gahunda nyinshi yo kuba baganira na za Wazalendo bakabahereza amakuru, bagiye kuri Sarongo bajyana, kuko njyewe nemeza ko 60% y'abaturage batuye Muheto nibo Wazalendo. Impamvu mbivuga, ba General Mayanga bakomoka ahangaha. Hari abakoloneli benshi bari muri za Wazalendo, abari muri FARDC bagiye babana nabo, bafite bene nyina, bafite base wabo, bafite babyara babo bari hariya. Abo bose nibo babahereza amakuru. Ese kurabwira ko kubacikaho? Ndashaka wenda ngo uduhereze gake. Ibyo nakubwiraga, yego, ibyo uvuga uruhande rumwe ndabihereza ukuri kuko bari Wazalendo iyo hasi nakubwiye za Gitobo ni kure. Yego.
giti cyanjye rero sinumva ukuntu ko bava iyo hasi ubagane muri centre ya Muheto barenze insisiro n'insisiro bitarumvikana. Yumvikana ko kuba hari abaganira nabo hasi iyo ngiyo bakareza ko gahunda imeze. Niba abasirikare bagiye ku muganda n'abatware bose abatetsi bose bagiye ku muganda, hari abantu baba baganira baha buri kimwe cyose ko gahunda zihagaze. Yego, ubu ngubu none umutekano umeze ute? Kuri ubu bimeze neza cyane kuko akimara kwinjiramo no kuwa mbere ejo bundi hariho ku munsi w'umuganda haje kubaho akantu katunguye abaturage bose. Twabonye ingabo muno tutigeze tubonaho. Yego, intare za Sarambwe bivuga gutya. Intare za Sarambwe abimvugiye, izo za Sarambwe zaraturokoye zaramanutse, zimwe zaturutse muri iyo misozi bavuyemo, indi ziva mu zindi misozi. Tona centre ya Muheto iruzuye. Yego, muri aho bari ntitwamenye ngo banyuze he, kuko nabikubwiye niba barahishwe n'abandi wenda bakorana nabo, niba barakomeje inzira yabo. Yego, ni ubushakashatsi wenda mwakora cyangwa se ubuyobozi bwa M23 bwakora, ariko ibyo nkubwira ni uko nari za Sarambwe zarinjiye aha ngaha tuvuga niho zagiye zisohorera nyinshi cyane. Yego, twashatse irengero nk'abaturage nto twaribonye, ariko kuri ubu iyi misozi yose ubona aho hejuru hitwa kwa Jenerali Mayanga, ukazamuka za Bisunzu, ukazamuka hejuru ho bitaga kwa Sumani, ubu hose haruzuye ingabo za M23. Kuri ubu turizera ko ntihatagira igihinduka, bagashyiraho ibirindiro n'izo nzira banyuramo zivuye aho ngaho nakubwiye ku nzira y'ago mazi amanukamo, biradufasha cyane. Niki wabwira ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23? Icyo mbabwira kwanza ni ukubashimira ubutabazi badukoreye. Yego, kuko muri byari byamaze guhomba ni byinshi cyane. Yego, aha ngaha hose reka mpabereke. Aha ngaha ni amabotike n'ubundi nk'uko akomeza agenda bivuga, wenda ni centre ndende kuzamuka kuzagera he nayo nk'uko mwagiye mubibona, ni ahantu harehare cyane. Yego, komeza. Yego, ubutabazi badukoreye turabashimira cyane. Yego, ibihombo byari bimaze kuba muno ni birebire cyane. Yego, byari binagiye gutuma abashoramari bacika intege, kuko ntabwo wabura gushaka ikintu abana bawe bari burarire mu kanya wumve ngo kiragiye nta mpamvu ngumye kurezista. Bagombye kugenda cyangwa ko njyewe nari ndi kubireba cyari ikibazo. Kuri ubu tukimara kubona ingabo za M23 intare za Sarambwe zisohoye, mwashimye Imana, twaturiye cyane. Yego, kuri ubu rero turi gusaba ngo ziriya ngabo zaje zishinga amadifensi n'iyo mirongo yose, ariko bayashinze muri iyi misozi yo hejuru, ariko iyo hasi n'ibyo rero bacamo ntabwo tubizi niba zagezemo, wenda n'ibanga rya gisirikare ntabwo tubizi nk'abaturage. Yego, ariko ibyo rero bacagamo badufashe bashemo za difensi ku buryo abashoramari bacu niba tunyemuhita gutya. Yego, tugira umutekano. Yego, tuzi ko inyuma yacu hariyo ingabo. Yego, murakoze. Yego, niki noneho wabwira abaturage bari bamaze guhunga bavuye hano bari gutinya ibyo bitero bya Wazalendo? Abaturage nabo ubwabo ni abatemi. Yego, bamaze kureba ibiriho. Yego, n'isoko none ryaremye, bari baje bavuga ko bafashe akarere. Yego, ariko icyo mbabwira ni uko umuntu uje gufata akarere nawe uramureba ukamwibwira. Yego, ese umuntu ukuza akiba abaje gutura? Yego, abaturage bumve ko barani ibisambo n'abajura. Tugirire icyizere ingabo zacu, kuko intare za Sarambwe arizo zigomba kugirirwa icyizere. Bakimara kwinjira, yego, bahise biruka. Yes,
ni ukuvuga ngo abaturage rero bahunze mwumve ko icyizere mugifitiye intare za Sarambwe, nimwishinga bari abajura ba panashi niba ari panishi n'abandi. Dore intare iratambutse ndayibonye mugire icyizere intare za Sarambwe, mwirinde bari abajura bari abakoroshari bo kwa Gisegeti, ahubwo icyizere cyanyu mukomeze mukibikire intare za Sarambwe, mwumve ko umutekano mufite ari bo, kandi ko isaha ku isaha 5 kuri 5 bazabacungira umutekano. Muvandimwe reka tugushimire, yego murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeza kwibanira namwe. Murakoze cyane. Dore ya ntare ndayibonye, ariko ndayibonye ya ni intare. Sawa, Imana ibahe umugisha.